abantu bakakuvuga ngo uraja he, bakakuvuga bongorerana ngo ntibuca, ariko bugaca kongera bugaca n'ejo bugaca. Hari abantu baza banyura ahantu abantu bakaza bongora uko buraca bwaca tuje kureba bakabona burakeye. Teogene ndamukunda ndabaho bugaca kongera bugaca. Imana gukiza iseruka wakuheshimiwa ni wewe Mungu, wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu. Haleluya. Kwibera Kabiya yigeze kubitubwira Pastor Kabiya ngo abarozi biwabo ni bameze nk'abahani wacu. Abahani wacu tibaza bashaka navuga no materaniro bakora akazi kabo uko bavyumva kandi n'abatekinisiye n'abahanga tibaza bifotora bari mu nama tibaza bakora mwari mwabona ifoto ensemble y'abarozi bivuga se ko itabaho tibaza bakora ensemble ngo bifotore tibashira ku mbuga no ntiwomenya ngo bavuze iki kandi ngo nibo ba mbere bagira inama ngo nibo ba mbere bagira ibanga nibo ba mbere uriya mugabo shitani n'abandi bo nko muri Amerika n'abandi banyamahanga iyo afite uburozi azavuga ati jewe mfite umuti niko nadawa bagira bacu barabizi natwe tumaze kumenya amakuru y'abazungu fite umuti nimba byakugoye ngwino ngutise ngo bamuheze ifi tiyayiriye yabanje kwishimira siko byanditse arabanza arashima ifi agiye kurya uriya kwama wataguza umutsima ukamurya ukarangiza ugakaraba ukaryama tibyemewe. Yesu yafashe ifi ngo arabanza arayishimira. Mwibuke na ya migati yagaburiye abantu yabanje agira gute arayishimira. N'umunsi yageze ku gituro cya Lazaro yarashimye. Ukuvuga ngo wakubokowe wakuguruwe wa mutwe we wa maso we wa menyo we wa bihahawe wa marawe wa mugongo we wa kirato nabi ibigize umuntu noneho ntavuge ngo akavuga ngo mutima wanje ariko akabona tiyabirangije akaje muri detaye zingingo akaje muri detaye ingingo mwabindi mu byose mwabingize byose amazimana ikabikunda cyane imana ikabikunda yarushye nanje mfite igiterane cyo gushima Imana ku itariki 28 muri uku kwezi kwa 12 mfite igiterane kizobera kuri Foursquare. Nanje ngiye kuja muri detail naributse kuva kera muri zuba zovuga umuhamagaro mvuga ubukene mvuge amazina bagisiri mvuge biraho nama ndondagira mvuge muri Byura mvuge ku Kabara mvuge Rwanda mvuge i Burundi mvuge Bugande Prayer Mountain mvuge Nairobi mvuge detail utigitera namenye Imana Yesu yafashe ifi urujana arabanza ararushimira. Iyo udashimye ubuyibwiye ngo ntukenewe kandi ubivuze utabizi ko wabivuze ubu niby'Imana ibona ko ubuturo bw'Imana n'amashimwe y'abana bayo ariko yishimye ubuyikingura ukayibwira ngo karibu papa kandi ihageze akayishira muri akayizinirira akayivuga uburyo akavuga izuba akavuga ukwezi akavuga inyenyeri akavuga inyanja akavuga imigezi akavuga
akavuga ibi, akavuga ubutaka, akavuga ngo wasiwe turagara, wajuruwe. Haleluya. Mukungaho gato umunsi w'amashimwe, umunsi wo kuvuga Imana mu buryo butandukanye, kandi turaguhimbaje, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Ozana, Ozana, hayiruje mu izina ry'Uwiteka Imana yacu, nyiribihe, nyirijuru. Wimbazwe Mwami. Dufite ubushake bwo kuvuga imirimo yawe, turabikunze, turabyishimiye, biduteye ishema, biduteye umunezero. Twabyambariye, twabitekerejeho, tuje kukuramya. Ai tuje kukuramya, tuje twese dukomere Imana amashyi. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Turashimira Imana yacu nziza yaduhaye umugisha wo kuba turi hano muri iki kibanza. Ni ikibanza cyiza, ndabyibuka nabivuze inshuro nyinshi ndi hano, uburyo ari umugisha kuba bene hano hantu. Kubera ko tuza nta mafaranga yo kwinjira twatanze, tutashatse visa ngo yo kuza mu ikanisa. Urabona ingene za visa zitugora cyane. Ushaka visa kuja muri Amerika, muri Australia ni Burayi, uzi ingene bazatujwigiriza bari abavandimwe bacu. N'uyibonye mugani umuyobozi wa gahunda agakotera igiterane agashima Imana. Cyo ni ikintu kiba gisobanura ko ni ikintu kiba kivuye kure cyane. Niko isi bari abene data basekuru babo batekereje cyane, bakora ibintu byabo babikora neza. Twebwe basogokuru batekereza nkabo, none ibintu byaratugoye, tuba dushaka kuja iwabo byibura ngo tumererwe neza. Niko bimeze. Basekuru batekereje cyane, bakora ibintu byabo neza. Twebwe basogokuru babitekereza neza, ibintu bigenda bituvanga. None kugira ngo umugeri wabo tuvuga twese ngo Imana yamugiriye neza, kandi hose ni mwisi. Siko bimeze Patri, siko bimeze. Haba imbeho nyinshi itabaho,
hano iwacu nahasanzwe, ariko iyo umuntu ageze iwabo kuriya ni imitekerereze, turatandukanye. Ba sokuru na ba sekuru isi yabo bayigize nziza cyane, ba sogokuru ntibabikoze, ntibabihishuriwe mu buryo yaba kuza hano mu rusengero. Nicyo nari mvuze, uburyo bwo kugira ngo bibanze bikugore uzusaba uhakanirwe, ubisengere byange, uje gusengesha tibikunde, bikugore. Twabona umuntu atubutse hano mu rusengero akarambura amaboko akavuga ngo Mana uri igitangaza, twama tuza gusa tukavogera mukagira ngo birasanzwe. Bwira mugenzi wawe ngo ntibisanzwe, nubwo tutaza tuzaka ngo tubibure. Umuntu akaza ukamuza, waba bitekerejeho cyangwa utabitekerejeho, ukaza gusa kubera ko wabimenyerejwe n'ababyeyi, kubera ko bavuze ngo dufite umukutano w'urubyiruko, bavuze ngo dufite umukutano w'abamama, dufite igiterane cy'ikanisa cya Noweli, tukaza mukabona tugeze hano nta kindi kintu cyabaye, nta musako, nta nukuza gusa, ukamuza gusa mukagira ngo ibi bintu, tukagira ngo ibi bintu ni ibisanzwe. Nitugera iriya kwa Data mu ijuru tuzabona ko atari ibisanzwe. Amen. Reka dushime Imana ko yatugiriye neza, tukaba turi hano twese. Dukomere Imana amashyi. Imana ihimbazwe. Bivuze buke, reka nabirekeraho, ariko Imana ishimwe cyane kuba muri iki kibanza bene Data, nubwo tutabisabira viza, nubwo tutabyishurira, nubwo ari byo byoroheje kurusha ibindi byose, ariko niko bisa naho bimeze, ariko siko bimeze. Hari indirimbo nkunda cyane y'ubwenge, ese era genereta cyangwa ni kaoshe muri Kenya ni heza. Hari indirimbo ikomeye cyane, ariko ni nk'ibi nyine byo mu ikanisa. Yaravuze ngo uyu mwana w'uruhinja ninde, ngo wabyawe kera, kubyarwa n'umukene tibiteye ishema. Uyu ninde, ngo wagize gute, wabyawe n'umukene. Kera umukene ntagira igikundiro, ntagira ijambo, uragatsindwa iteka ryose. Ariko uyu wabyawe n'umukene, ngo aryamye mu kiraro cy'inka. Mu kiraro cy'inka, inka ni nziza, ariko aho ziba nuko zibayeho tiyaba fresheri. Icyo reka ngirekeraho. Kiraro cy'inka, umwana wabyawe n'umukene uryamye mu kiraro cy'inka, ngo kuko icumbi ryagize gute, ryarabuze. Ariko igita ahantu ngo ni umuremyi wese yose. Mwumve sasa, ibi bintu mw'abantu, uyu wabyawe n'umukene kandi yabyariye mu kiraro cy'inka, ariko ubwenge aho buri ni umuremyi wese yose. Imana izidufasha gutekereza ahantu tuba twageze imbere ya Data wa twese, tukagira ngo ubwo tutashatse biza nk'iy'Abanyamerika cyangwa Abanyaburayi cyangwa biriya bihugu bindi, tukaza gusa tukagira ngo harasanzwe, haraho, biraho. Imana zaduhishurire hano hantu, tuhamenye, tuhakunde. N'iryo pfundo ni umuremyi. Uyu mwana nubwo iwaba ari abakene, Imana yamwije mu bakene, kandi ahantu yavukiye ntihateye ishema, ariko ni umuremyi. Yego, Imana izidufasha
tumenye hano hantu tugashika hano ngo turangare tuhamenye tuhabyaza umusaruro. Yesu ashimwe. Umuntu wasomye munsi Salomo yatashe urusengero yavugiye amagambo akomeye cyane ngo nibazaba bashonje, nibazaba batewe n'intambara, nibazaba batewe n'ibibazo bitandukanye. Yarabivuze, hari urutonde yavuze. Aravuga ngo Salomo yasenga ngo nibashika, ngo nibazaba baratwawe n'iminyago, ngo ariko bakibuka hano hantu mu nzu yitiriwe izina ryawe, uzabumva uri mu ijuru uzabatabara. Imana ibikora itavugishije ijwi, ahubwo imanura ubwiza bwayo bumeze nk'igicu. Igicu umuntu akazayinjira gutya akazahura n'ubwiza bw'igikorwa. Ubwiza Imana irabisinya ibiteraho kashe, iravuga ngo ndabyemeye. Aha hantu mw'abantu mwe Imana izadufasha guhishurirwa, tuhaza uko dushaka, ni umugisha twahawe, tukaza igihe tubiteguye, igihe tubyumva, umwanya uwo ari wo wose, ariko saha asanzwe kubera ko tuhaza buri munsi. Oya, tibihagira hasanzwe, ahubwo ni imbere y'isumba byose. Iwawe mu nzu nziza, mu ntebe nziza, ahantu heza, n'andi mazu tuzi yakomeye, hitwa mu nzu yitirirwa izina ry'Imana, hitwa mu nzu yawe nkawe. Ariko aha hantu mu kuhamenya ni umugisha ukomeye. Imana idufashe, ikomeze iduhishurire imbere y'Imana, cyangwa se kuba mu nzu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Nongera gushimira umushyitsi mukuru wadutumiye Tubi na madamu we. Mu by'ukuri igihe mberutse hano yarabimbwiye, kandi mbona birafashe, biri ku mutima. Ndamushimiye kubera ko yadufashe kugera hano, kandi Imana iguha umugisha. Wakoze cyane, muri abantu beza kubera ko mwazirikanye gushima Imana. Ndashimira itorero rya Hope kubera ko z'ukuri ari indirimbo y'Igiswahili ivuga ngo kushirikiana kwa ndugu kunafanya nini. Gushirikiana kwanyu, kubana kwanyu kwiza, ukuzuzanya, ukabana, ugakorana ibintu byose neza. Imana ikomeze ibagira umwe. Mwakoze kumushigikira. Ari igihe umuntu azana icyifuzo mu bashumba bakakirukana, bakagitesha agaciro, ariko mwakoze cyane, mwagize neza. Imana ibaha umugisha. Ndishimira gospel, mwagize neza cyane. Ahantu hagari, turi bene mugabo umwe, turi bene mubyeyi umwe. Kuba mwemeye mugatanga kino kibanza, mu by'ukuri mwamugaragaje ko mufite ari itorero ry'Imana. Mwamugaragaje ko igihe kimwe kera za sente zikiza, hari igihe twaza tujya gutira sente zikaba intambara zikomeye, abantu bakayubararaho, bikaba amategeko. Mwashika kuri pasiteri urya akabareba ukakibaza, iyi ni iy'Imana cyangwa ni iy'abantu? Habe ni iy'abantu. Uburyo bw'umuntu warezwe neza ugomba gusangira n'abandi, ariko mu by'ukuri biba bigaragaza ko itorero ari ry'Imana. Ariko nubwo tuvuka mu miryango itandukanye, ariko dufite data umwe. Amazina Hope Gospel n'aya yose aba muri Kenya n'abanyakenya bose, amakanisa, amazina ni menshi, ariko twese tugira umubyeyi umwe. Rero mwabigaragaje rwose, mutanze iki kibanza. Ndabashimiye kandi mwitabye, muri beza rwose. Imana ikomeze ibagirire neza. Turabashimiye abashumba, mwakoze cyane.
shimiye abavandimwe bavuye i Burayi. Patrick aherutse mu Rwanda, nabonye kuri afishe mbaza tubi namaza tese meze bite uyu muntu kwavuye no vuba muzanye gute? Toya nyine twaravuganye menya ko arimo kuzina. Nishimiye Patrick cyane, nishimiye mbona cyane bikomeye n'abantu twabanye i Kigali kandi twakoranye umurimo w'Imana muri Alarme. Patrick we twabanye no mu ikanisa, muzukuri ndishimye kubana namwe hano ku Gatuti, n'abavuga butumwa beza, n'abaririmbyi beza, n'abakozi b'Imana beza. Nishimiye kubana namwe hano muri iki kibanza, muri bavandimwe bacu. Dukomere Imana amashi, mwakoze cyane. Byanyuma nishimiye kubana n'abashumba mutandukanye, amatorero atandukanye, mwakoze kabisa rwose, naje ndabibashimiye. Reka tuje mu ijambo sobanure. Ijambo ngiye kubwiriza riragutse ko numva ryagutse mu mutima wanje, risa naho ndagenda risobanura muraza kuryumva, rihita ryinjira mu mashimwe kuko tubiteguye, ariko rirarangiriza mu mashimwe. Ego kandi finale niyo y'ingenzi. Iyo umuntu utangiye neza ariko karangiza wabitambitse uba wabyishe, uza bisambuka. Dusome ijambo mu Batesalonike kuko babiteguye. Batesalonike ba mbere 5 umurongo wa kangahe? Wa 18. Ariko duhere ku 16. Ngaho agira dusomera. Yes. Dusome 5:16. Haravuze ngo mwishime iteka, musenga ubudasiba, yego, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ishaka, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Amen. Amen. Ndongera nsome mu gitabo cya Daniyeli n'ibice 2 umurongo wa mbere. Daniyeli ibice 2 umurongo wa mbere. Mu mwaka wa 3 Yehoyakimu umwami w'Abayuda ari ku ngoma, Nebukadinezari umwami wa Babuloni yateye Yerusalemu arahagota. Komeze cyane. Uwiteka Imana imugabiza Yehoyakimu umwami w'Abayuda hamwe n'ibintu bimwe byo mu nzu y'Imana, abijana mu gihugu cy'Ishinari mu rusengero rw'Imana ye, maze abishira mu nzu y'ububiko bwayo. Nuko umwami ategeka Ashibenazi umutware w'inkoneze wasomye 2 umurongo wa mbere. Wasomye ko numva hano yasomye ibice 2 ku murongo wa mbere. Wari wasomye igice cya mbere. Ecetse ko navuze Ndabizi. Twagiye. Mu mwaka wa 2 umwami Nebukadinezari akiri ku ngoma yarose inzozi. Yego. Nuko ahagarika umutima ntiyarusha aho agoheka. Umwami aherako ategeka ko bahamagara abakonikoni n'abapfumu n'abashitsi n'abakarudaya ngo baze kubwira umwami ibyo yarose. Yego. Nuko baza bitavye umwami. Yego. Umwami arababwira ati narose inzozi, umutima wanje wagarikwa no gushaka kuzimenya. Yego. Nuko abakarudaya baherako babwira umwami mu rurimi rw'urunyarameya
bati nyagasani uhoraho iteka ryose rotorera abagaragu bawe izo nzozi tubone uko dusobanura impamvu zazo. Nuko umwami asubiza abakarudaya ati nazibagiwe, nuko nimutazimbwira ngo muzinsobanurire muzatemagurwa kandi ingo zanyu zizahindurwa nk'ibyavu. Ariko nimumbwira izo nzozi nzabagororera mbahe impano n'icyubahiro cyinshi. Nuko ngaho nimumbwire izi nzozi nuko zisobanurwa. Amen. Komeza. Bamusubiza ubwa kabiri bati umwami narotorera abagaragu be izo nzozi natwe turazisobanura. Umwami arabasubiza ati menye rwose ko mushaka kubyirengagiza kuko mubonye ko nzibagiwe. Ariko nimutamenyesha izo nzozi mwese muzategekwa itegeko rimwe, kuko mwagiye umugambi wo kuza kubeshera imbere yanjye mukirengagiza ibyo mbabajije ngo buzacana ayandi. Cyo nimumbwire izo nzozi menye ko mushobora no kuzisobanura. Nuko abakarudaya basubiriza imbere y'umwami icyarimwe bati nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo, kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza umukonikoni wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarudaya bene iryo jambo. Icyo umwami aduhatiraho kiraruhanije, kandi nta wundi wabasha kucyerekana imbere y'umwami keretse imana zitabana n'abafite imibiri. Amen. Amen. Urakoze cyane. Somye harehare ariko nashakaga ko nasobanura ijambo kumvikana. Iri jambo kigiterane icyo gushima Imana. Hari uburyo navuga uburyo bwo gushima Imana. Imana abizeye twebwe, abizeye Imana batwebwe jewe namwe, twizeye Imana tuba turirimbira Imana, tugashima Imana, tukaramya Imana, tukayiririmbira indirimbo z'uburyo bwose. Kandi Bibiliya yavuze ngo icyo ni cyo Imana idushakaho, mwishime iteka muhore mushima, ibintu byose muzamushima, mushime, nimurara muriye mushime, nimubyuka mushime. Hari ikintu dusanga mu byanditswe, Yesu washyitse ku nyanja abwira abigishwa ati ntafi murabyibuka abasomyi ba Bibiliya ngo bamuheze ifi ntiyayiriye, yabanje kwishimira. Siko byanditse? Arabanza arashima ifi agiye kurya. Uriya kwama wataguza umutsima ukamurya ukarangiza ugakaraba ukaryama ntibyemewe. Yesu yafashe ifi ngo arabanza arayishimira. Mwibuke na ya migati yagaburiye abantu, yabanje agira gute? Arayishimira. N'umunsi yageze ku gituro cya Lazaro yarashimye, yaravuze ngo data ndabizi kuza unyumva. Avuga amagambo, ariko ayo magambo arimwo ijambo, amagambo menshi arimwo gushima mu bintu byose. Buriya ibyo twita bito kandi tutanabishoboye bibaho, hari ibintu bito, izo mvugo zirazwi, aka ni akantu gato. Ariko Yesu yahereye ku ifi, urujanga, arafata urujanga ararushimira. Nta bintu tudakwiye gushima
nta bintu tutakwiye n'umwenda mwiza n'umuntu yakubwiye ngo uraberewe ugomba kubishimira Imana wambaye neza umuntu akakubwira ngo uraberewe umuntu akakubwira ngo Imana yaguhaye umugisha bakakubonamo ikintu cyiza kwiye gushima Imana kubaho gusa sibyo ugomba gushima Imana mu bibaho byose mu tuntu n'utundi dushima nibwo buryo bwiza Imana irabikunda Yesu ashimwe Imana irabikunda ariko ndashaka rero kwinjira mu ijambo ryaje hari abantu batazi Imana abantu batazi Imana yadushize mu isi iduha agakiza turayizera tuyizeye hari abantu baba mu isi y'umwijima batazi Imana kandi abo bantu Bibiliya iravuga ngo muri umuco w'isi Yesu yaravuze ngo ndi umuco w'isi ariko ntiyavuze wenyine gusa yongeye kwita bizera ngo ni umuco w'isi iba bizera ni umuco w'isi umuntu wese uri mu mwijima aba akeneye umuco ngo umumurikire akora ibintu neza iyo umuntu yizeye Yesu nk'umwami n'umukiza aba ari mu muco Dawudi yabivuze neza ngo ijambo ryawe ma ngo nitabaza rigire gute rimurikira ibirenge Yesu ashimwe iyo umuntu ari umwizera yarizeye Yesu nk'umwami n'umukiza hari igihe tuba bizera ariko tukabana n'abantu tugaragaza Imana turimo ndashaka ko ngiye kubabwira ijambo uburyo turi abambasaderi b'Imana Imana igomba kugaragara muri twe ikagaragara muri twe abandi bakayimenya nabo bakayishima haleluya nkunda indirimbo ivuga ngo rabagirana muri twe isi menye ko riho ekijuru ishime Mana yacu ni nziza ikwiye gushima haleluya urakwiriye Yesu ashimwe cyane nabagirana muri twe isi bimenye kuriho wa Mana hanyuma bari abantu n'ab'Imana yaremye bakeneye Imana ikeneye amashimwe ni byiza Imana irabikunda ko abantu bayishima tukayishima Dawudi yarayishimaga ariko Dawudi yagaza ayishima yagaza aruha agafata ingingo ze akazipartaje akavuga ngo mwabindimo byose ni ukuvuga ngo wakuboko we wakuguru we wa mutwe we wa maso we wa menyo we wa bihaha we wa mara we wa mugongo we wa kirato mwabi ibigize umuntu noneho ntavuge ngo akavuga ngo mutima waje ariko akabona tiyabirangije akaje muri detaye z'ingingo akaje muri detaye ingingo mwabindimo byose mwabingize byose amazimana ikabikunda cyane Imana ikabikunda yarushye iravuga ngo dawo ngo mbonye umuntu umeze donc yagaza yishima akayishira muri detail akayishira muri akayizinirira akayivuga uburyo akavuga izuba akavuga ukwezi akavuga inyenyeri akavuga inyanja akavuga imigezi akavuga ubutaka akavuga ngo wasiwe turagara wajuruwe
haleluya. Nuko Imana ikabikunda cyane. Imana ikunda ko tuyivuga, tuyiramya, tuyiririmba. Duhera ku ifi Yesu yafashe ifi buri ngo arabanza arayishimira. Duhera ku bana bacu, umuntu agahaguruka akavuga ngo Mana, ukazuya mu cyumba ukabanza ukarira, ugashima Imana. Ndashimira Imana ko Imana yandinze iki niki gihe niki. Naje mfite igiterane cyo gushima Imana ku itariki 28 muri uku kwezi kwa 12. Mfite igiterane kizobera kuri Foursquare. Naje ngiye kuja muri detail. Naributse kuva kera muri zuba zovuga umuhamagaro, mvuge ubukene, mvuge amazina bagisiri, mvuge biraho nama ndondagira, mvuge muri Bzura, mvuge ku Kabara, mvuge Rwanda, mvuge i Burundi, mvuge Bugande Prayer Mountain, mvuge Nairobi, mvuge detail. Kutigitera namenye Imana Yesu yafashe ifi gutyo urujana arabanza ararushimira. Satani yamaze amashimwe irayamara mu bantu bara, kandi mw'abantu tugizwe n'ibitangaza gusa. Mungu wetu wa ajabu, ajabu, wetu wa ajabu, 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 ajabu. Ukitazama milima gisi alivyoiumba utakuta ni wajabu. Ukitazama ndege, ukitazama iyo urebye ukaja muri detail ugomba gushima Imana. Yesu ashimwe cyane. Imana irabikunda, izivuga ngo no mubibaho donge n'igihe tutishimye ngo tuza dushimye Imana, n'igihe twapfushije ngo kubera kubikunda n'igihe wabuze icyo ushaka ngo uzubanze wishime kubera gusa kubikunda. Noneho n'igihe yabikoze Satani akayananura, akamayananura, mukabona muri hano nk'impunzi ingene mumeze, mufite fresheri, nta mayibo biba hano ya bene wacu, murarya murambaye ko murabona mutandukanye n'abavuye i Burayi. Hari aho mutandukanye, isirikoti jewe si ishati cyo kimwe niya Patrick niyambara, ariko murebe ngene mubayeho mwamara. Hari abantu bikama biraho akabona gusa igihe gusa ataragerwaho ngo aje muri Amerika n'ibizanagerwaho. Satani azofunga iryoshi, azorishiraho ibariye, azokubwira ngo si wewe wa mbere, si nawe wa kabiri, si nawe wicubi, si nawe uzabanyamurenge bageze muri Amerika ngo wamujaho ngugiye gushima no irinanure. Ariko Yesu yafashe urufi aravuga ngo ndagushima data, kubera iziruha twapfushika kugira ngo dushime, twapfushika tuba ngo nimushime, nishime Uwiteka kuko ari mwiza, ngo nkukishe abanyage imfura zose zo ngo mushime yishe imfura zose zo mu Giputa, ariko muyishime. Tukama tuyihimba mu indirimbo yishe imfura zose zo mu Giputa. Sinzi kurimba Papa Patrick na Mbona, ariko ndavuga ngo mwishe imfura zose zo mu Giputa nimushime. Tukama tuja mu kunga yo gushima kuko yishe imfura zose zo mu Giputa. Imana irabikunda. Ishimwe rya Yesu yuzuza ishimwe ryanjye n'ubwibyaremwe byose bitagushima
ishimwe n'iryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe n'iryo buturo bwawe Imana ishimwe n'iryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe n'iryo buturo bwawe. Haleluya. Amen. Ego babyeyi uzamushima Imana kandi mubyigisha abana banyu kuko Imana irabikunda. Bibiliya yavuze ngo n'iki Imana ibashaka muri Kristo Yesu. Muzamubyigisha abana banyu mwebwe mwige gushima, mushime kuzabanejeje, mushime kubitarabanezeza, kuko iyo wamaze kunezeza ishobora byose na nyuma ya zeru irakora. Imana ihimba tuzoza twiga gushima ka tubiha abana bacu babimwe nka kurya baza banywa amata. Abamama mufite mutwite muzatura abana banyu mushime uburyo umwana akurira mu muntu akabunda agakura akamana we ubishimira Imana mu bwenge bw'Imana no mu bushobozi bw'Imana, hanyuma uzigisha umwana wawe azovuka ashimye kuko n'iki Imana ibashaka. Imana irabikunda, Imana irabikunda. Uzushima ibyakunze ushime n'ibitarakunda, aho kwirirwa witotomba wirirwa usa nawe urimo gushira Imana y'imfana, ahubwo mu mitekerereze yawe ushime. Hanyuma iyo washimye, nkunda kubivuga cyane mu kiriyo, iyo washimye Imana ya Isiraheli hari ikintu kiza kiba. Ubu ukinguriye Imana umuryango ngo karibu, ubu yibwiye turuzi nka kuriya hariya muri protokole barafunze. Iyo umuntu atazashima Imana ubu ufungiranye Imana hanze. Ishimwe nibwo buturo bw'Imana. Ishimwe ni Imana. Imana iba mu mashimwe y'abana banyu. Iyo utayishimye ubu yifungiranye, ariko iyo yishimye ubu yikinguriye ukayibwira ngo karibu 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 uyibwiye ngo karibu, kandi ihageze ihageze n'umuautorite igira ijambo rya nyuma, zivuga bikaba, yategeka bigakomera. Iyo uzi kwishima, iyo utayishimye uwibwiye ngo ntukenewe hano mu buzima bwanje, ntukenewe. Nicyo kudashima bisobanura. Iyo udashimye uwibwiye ngo ntukenewe, kandi ubivuze utabizi ko wabivuze. Ubu n'iby'Imana ibona ubuturo bw'Imana ni amashimwe y'abana bayo, ariko uyishimye ubu wikinguriye ukayibwira ngo karibu papa, kandi ihageze. Ibyari umwijima izibihindura umuco, ibyari amarira izibihindura ibyishimo, ibyari bigoye izibihindura ibishoboka. Gushima Imana ni byiza, gushima Imana biradukwiriye. Gushima Imana, Imana irabikunda. Tidushima gusa ku byabaye byiza, dushima no ku bitaraba byiza, na bya bindi bishinyitse, na bya bindi bigoye. Kandi abantu bageze ku rwego rwo gushima Imana mu buryo butangaje. Aza bitangira n'ituro, ntabivuge gusa mu magambo, akabitangira n'ituro. Yarangiza kubitangira ituro, ubu ubwiye Imana ngo karibu, kandi ihageze. Mwabagabo mwe namwe mwababyeyi, ihageze, ihageze. Haleluya, ihageze. Ijambo rya kabiri, iyo tuyishima, hari abantu Imana ishaka ko Imana ntishaka ngo icyo kintu tukihererane. Oya, ntigishaka ngo jewe n'abana banje ngo twihererane icyo kintu, ngo tuza hano muri gospel nitumara gushika dusirimbe tubanza tugende gutya dutere haleluya 200 na 300. Muzi za rero zimaze guterwa muri iri kanisa ni nyinshi kabisa.
muzive muza mutera hano ni nyinshi kabisa. Tuza tubanza tugende gutya, duse tugende gutya, ariko umukunga ni mwiza. Iyo twahuye n'umucuranzi mwiza uzohagurutsa abasaza n'abakecuru amaze kwabunda gusa umugabo yarise. Iyo umukunga abaye mwiza, iyo twahuye n'abakobwa n'abahungu baririmba biraryoshe birakabaho. Ariko uwo munezero uwo Imana ntishaka ngo tuwihererane, tibikunda. Yesu amaze gushiga intumwa, murabyibuka ko bihereranye mu cyumba ba Petero na ba Matayo na ba Luka na ba Mariko na ba bose za ntumwa zose zamaziza gusa mu gitaramo ziruzuzwa. Yesu ati si yo gahunda. Yeme abandi nabo bakeneye ubutumwa, abandi bakeneye ubutumwa. Imana ikeneye igisirimba cy'abariya nabo, Imana ikeneye umukunga, Imana ikeneye agakiza ko binjira. Ariko bigenda gute? Ndashaka rero kubasobanurira iryo jambo karangiza ubutumwa bwanje bw'uyu munsi. Haleluya. Imana ikeneye kurabagirana muri wowe, ikeneye kwirabagirana muri wowe. Umuntu yayibona akavuga ngo iyi niyo Mana. Ariko dushobora kubikora gutya, tuza tubikora hanze, washika wabikora ubuvuzi Imana kandi yaremye ijuru n'isi. Ariko yo kureba nk'abamasayi bataba mu ikanisa, akareba akavuga ati uyu ni umuco wanyu. Kubwira Imana ngo Imana yaremye ijuru n'isi ntibihagije ngo bikonvenke utizera. Imana yampaye inzu, Imana yampaye imodoka, Imana yampaye umugore, Imana yampaye abana. Imana abana nyuma y'imyaka 10 ntarabyara, ntibikonvenka utizera. Tuoza tubafite amashimwe, tuyoza hariya mu Bajaruwa, mu Bakarenjini no mu bande no mu bapfureri iriya batagira ikanisa. Wabwire ngo Imana ngo yankishije, ngo yampaye visa, ngo yampaye abana, ngo ufate ifi ngo ishime. Ibyo ni bibwire ba Kado, bibwire ba Patrick, ubibwire ba Gapapa Musirimbi. Ariko utise tiyo kwemezwa ngo Imana yaremye ijuru n'isi. Wabibonye kiriya kintu kimeze kuriya ni Imana kiremye. Sekuru na sekuru niko basanze bimeze, basogokuru niko basanze. Twebwe twavutse na ba data kumubwira ngo Imana ibyo turabisangiye. Ukwezi turagusangiye, izuba turarisangiye, Tanganyika turayisangiye, kuvuka kubitanga tumubwiriza. No, ndibyo oya kumubwira yefta mashini mashini yo kuvuga ngo Imana yambaye ndi muzu muwaje ikigali. Utazi Kigali azohagere. Ariko kubwi Patrick ngo yicaye i Burayi, Patrick ngo yicaye i Burayi n'umunyaburayi afite passport yoje muri Amerika, yo uko yaje hano yashaka ntabakatishije hano, abakatishe kuja muri Amerika. Uyu Patrick yewe nawe uzokora igitera. Uyu turazira bambona bo data bafite bamuzehe bawudumiye gikaze. Abantu bakakuvuga ngo urajahe, bakakuvuga bongorerana ngo nibuca, ariko bugaca kongera bugaca n'ejo bugaca. Hari abantu baza banyura ahantu, abantu bakaza bongora uko buraca bwaca, tuje kureba bakabona burakeye. Teogene ndamukunda ndabaho bugaca kongera bugaca. Ariko nawe uri konvenki
uremeza n'abariya bavuga ngo ndibuca kuriya niko kuri sinshuru hari abantu nka bamwe umuntu wese azi ubuzima bwe hari abantu Imana yagiriye neza basanga iwabo bazamena amata hakaba abandi sibyo ba bakuvuga bukongera bugace kubwira Imana ngo Patrick kavuge Patrick ganeho twahuye ngo afite ubushobozi bwo kuja muri Amerika uko azutse akavuga ngo ngiye muri Amerika ariko ico ndikikonvenga utize indaya buri munsi abarozi afite za dago za dago azakatisha akaja muri Amerika akavayo akaja Burayi kumubwira ngo i Burayi kumubwira ngo muri Amerika kumubwira ngo passport kumubwira ngo warabyaye kumubwira ngo Imana ico so ubutumwa bwizira mu mutima ngo bumutere wowe wizeye amashimwe ufite guhera ku rufi ufata urujanga ukavuga ngo ma uri mwiza ibihe iyo nyenyeri iyo mbuto kugira ngo yishire mu mutima bigenda gute niryo jambo nshaka kubabwira haleluya twasomye amakuru ya Daniyeli hari ahantu Imana izibonekera utizeye hari ahantu gapa Imana gukiziseruka usera gapfukama wakuheshimiwa ni wewe Mungu wakupewa sifa na utukufu ni wewe Mungu haleluya haleluya hari ahantu Imana izinyura gutya utizeye agapfukama akarira amarira yo kwizera akavuga ngo ma ndakubona niho ngiye kubabwira ayo mavuta tutarayagira aya materaniro yacu yo kubwirana ni meza ariko saha gusa si donc no hari abandi Imana ikeneye nababwiye ngo niyo twapfushije isi tubwira ngo nimushime mwumva urwego Imana ikundamwe amashimwe warabuze kiriya na kiriya kakubwira ngo shima mukayo undi yarananiwe abana barashyira amasanduku 10 ariko yo hari ahantu bahagaze bahurira n'Imana aravuga Yobu n'akanwa ke imbere y'amasanduku 10 aravuga ngo Imana niyo yambaye Imana iratwaye izina ryayo rigire gute rihabwa icubahiro urwego bwo kumenya ngo Imana izidukenera muka n'igihe abana bacu bari imbere cyangwa twabuze abagabo cyangwa twabuze icyo dushaka Imana ikunda amashimwe ku rwego ibishaka ngo tuyishimemo mu gihe tutarabona icyo dushaka hari abantu rero isi Imana itegereje amashimwe mu bantu kuko irabikunda nicyo yaturemeye niki dushaka ko tuyishima tekereza n'urujanga Yesu ararufata urufi aravuga ngo ndagushima Imana tekereza urufi isambaza ariyo ni miraje aribyo ari espoir papa ari we nyiraro ariko aravuga ngo ndagushima data umugati penkupe cyangwa sandwich akafata umugati ngo agaze afata ngo akawushima umva urwego Imana ikunda ayo mashini sandwich penkupe mwumva Imana urwego ikunda ayo mashini imbaraga zawe uhoraho shimwe niryo buturo bwawe shimwe niryo mwambaro wawe uhoraho shimwe
ishimwe niryo buturo bwawe ishimwe ryanjye siryo ryuzuza ishimwe ryawe n'ubw'ibyaremwe byose bitagushima ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe niryo buturo bwawe ingoma agiye ube tayari ingoma agiye mwami Imana ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe niryo buturo bwawe mwami Imana ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe niryo buturo bwawe mwami Imana ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe niryo buturo bwawe ishimwe ryanjye siryo ryuzuza ishimwe ryawe n'ubw'ibyaremwe byose bitagushima ishimwe niryo mwambaro wawe ishimwe niryo buturo bwawe mwami Imana ishimwe niryo mwambaro wawe uhoraho ishimwe niryo buturo bwawe zamura amaboko n'Imana yacicuwaye haleluya haleluya ego Imana n'ikidushakaho muri Kristo Yesu Bwana asifiwe ariko hari igihe tubivuga abatizera ntibabe konverge iryo jambo ngiye kurangirizaho ariko hari ikindi gihe umwami yarose zose arota inzozi twese tuba turota nawe wararose naje nararose abantu bazabarota kandi bazarota ibintu bitandukanye arota inzozi umwami Nebukadinezari ngo arangize arazibagirwa kandi ntibibaho cyane yamazibagirwa zirafutika mu mutwe ariko ngo zimuhagarika umutima zirahagarika umutima gutya urahagarara arananirwa ibiryo biramunanira ubuzima burahagarara hari ikintu kiza gihagarika umutima w'umuntu ukaza wumva ugiye gupfa kubera stress hari ikintu wahuye nacyo umwami yarose inzozi ibintu byose kurya biramunanira ibyishimo by'ibwami biranga tiyibuka aravuga ati ngira abantu icyo gihe abarozi nibo babaga kwibera Kabiya yigeze kubitubwira Pasiteri Kabiya ngo abarozi b'iwabo nibo bameze nk'abahani wacu abahani wacu ntibaza bashaka navuga no mu materaniro bakora akazi kabo uko babyumva kandi n'abatekinisiye n'abahanga ntibaza bifotora bari mu nama ntibaza bakora mwari mwabona ifoto ensemble y'abarozi bivuga se ko itabaho ntibaza bakora ensemble ngo bifotore tibashira ku mbuga ntiwomenya ngo bavuze iki kandi ngo nibo ba mbere bagira inama ngo nibo ba mbere bagira ibanga nibo ba mbere uriya mugabo shitani umuntu muri iyo minisiteri gani nyinshi ugiye muri iyo minisiteri yiriya mu mwijima mapepe kandi cyane cyane sosiyete y'iwacu n'abandi bo nko muri Amerika n'abandi banyamahanga iyo afite uburozi azavuga ati jewe mfite umuti niko nadawa baba bacu barabizi natwe tumaze kumenya amakuru y'abazungu mfite umuti nimba byakugoye ngwino ngutize ariko twebwe ufite idawa oyaye nuko mbivuze nimba hari macho ya Bwana yaona ukarahwereye ako nta uri hano babiriya muri za Komoro Pasiteri Suzi nuko amagaya barozi
cogeye iwabo bari sawa bari meze nk'uko kwiyuni wacu hamagaye abarozi abapfumu abakonikoni arababwira ati yeme narose zose none ga musobanurire zitubwira nazibagiwe wazibagiwe ati nta muntu n'umwe uzumenya iby'undi yarose nijoro kandi yabye basi duhe mwangazi duhega kandi twohera ati simeni bukapi ariko ibiryo zananye ko barashira ibiryo ku meza bika none nzambahemberike simwe yazanye abarozi azana abanyabwenge abafilosofe abantu bazi gutekereza ibwami abajanama b'ibwami nibo yazanye ku namba ya mbere narose ibintu none ga musobanurire umwami bitubwire ati nabyibagiwe aho nimba mwabyibagiwe wabyoti cyane none se turahera undi ati none si mwebwe abanyabwenge mwigiki kandi umutima urahagaze kuratera none tinyabuna basi bagugereranya ati simpe ariko umutima urahagaze aramubwira ati yewe ijya nyuma ntitwobishobora nta muntu uzi ukora bene ibi ntibishoboka undi ati sasa nimba mutabisobanuriye mwese kumbugita imbugitira hari akanefu kabategereje abandi barongera arababwira ati mbaye amahirwe ya kabiri nimumbwire uko narose kandi musobanurire yewe tukubwire uko warose nimba mwazi ngiye rero kubereka ko ndi umwana ati mugende muzana abanyabwenge bose bo mu gihugu bazana umugabo umwe ubana n'Imana witwa Daniel haleluya amen baramukonvene umugabo witwa Ariyoke protokole wa president mukuru ushinzwe abajepe biwe bamagenda aje kumuzata witwa Ariyoke aramuzana asanga ba Daniel baririya bazavugana n'Imana aramuzanya ati muri abanyabwenge ati cyane ntimwatoranijwe cyane tambuka cha mujanwe n'abarozi n'abapfumu n'abakonikoni tugiye kubashinja Daniel habaye aramubwiye amakuru umwami yarose inzozi none yazibagiwe none yasabye ngo bamusobanure bamugire gute bamusobanura ibyo yarose bamusobanura nuko bisobanura ati jewe no bisobanura wabisobanura ati cyane haleluya amwima ugiye kwishiza Imana mundi muntu hanyuma ubona utazi Imana agashima Imana voilà give Imana dushaka Imana yicaye mu muntu umuntu wicaye mu Imana azasohora Imana akayishyira mu bundi wa wundi wamubwiraga ngo ijuru n'Imana ariremye ntabyo isi n'Imana ariremye reka noneho agiye kubibona hari Imana iva muri Daniyeli ikinjira mu mutima wa Nebukadinezari akazamura amaboko akavuga ngo Mana we wa Mana uri Imana ibaho nawe agashima Imana haleluya Ambaro wawe uhoraho shimwe n'iryo buturo bwawe Imana shimwe n'iryo mwambaro wawe uhoraho shimwe n'iryo mwambaro wawe Imana shimwe n'iryo mwambaro wawe uhoraho shimwe n'iryo buturo bwawe wayikuyemo gareka wari washizemo kera wanzamuye wamwikura ije wakwikura nuko tuvuge ngo haleluya twara Ariyoke twara jewe mfite Imana y'Abaheburayo Imana ari mu ijuru n'isi iyo tuvuga ngo Imana ari mu ijuru n'isi timuza mu byumva
imana iziremera umuntu mu wundi timuza mu byumva imana aremye inyanja n'inyoni n'ibisiga n'ibindi byose timuza mu byumva ariko hari ahantu imana iri bunyure umwami agapfukama akazamura aramutwaye imbere y'umwami aramubwiye ngo uyu ni umunyagano wo mu Baheburayo ariko yambwiye ngo yo kubwira ibyo warose akanagusobanurira arahindukirana ngo aramureba urinde papa ndi Umuheburayo ndi umunyagano waje muri iki gihugu cyanyu mwaratunyazi wacu aho kagira inkuru haleluya hanyuma no kubwira ibyo warose ukabibwira neza ati cyane bien ati cyane ndabikubwira ukambwira n'icyo bisobanura ati cyane ngambwira yama amuhera ijambo kurindi aramusobanurira umwami ubwenge burashe aramubwira ijambo twasomye aramubwira ngo mwami singiye kukubwira ibi nk'umunyabwenge si ibindi bizabyigwa mu ishuri ibi si matematike ibi si filozofi nta n'umurozi wobikora nta n'umupfumu wobikora kibibaho ibi ndibiza bikorwa n'abafite inyama n'amaraso ahubwo ibi biza bikorwa mu ijuru imana ikabidukurira mu ijuru kuko imana igenzura ibintu byose imana izifata ibintu byose irabikontorora izimenya ibyo twarose n'ibyo twibagiwe n'ibyo twibuka ikamenya n'icyo bisobanura none ga mwami arasobanura neza uko umwami yarose ndagira ngo dusome ijambo rya nyuma uburyo umwami yavuze uburyo yashimye imana soza isomo ryaje kuko ndoba ndangije yagisigaye nta mayiza muzomuhabwiriza kuzageza dushoje isomo rya ndashimye ibindi twama tuja muri nta mayize tuza tumuha gatatu nibyo byiza abwiriza inshuro 3 Mwami Imana ishimwe niyo shimwe niyo utuwe Mwami Imana reka dusome somere papa tubi Daniel ibice 2 umurongo wa 46 umva umwami amaze Daniel amaze kumusobanurira inzozi nuko umwami Nebukadinezari aherako yikubita hasi tugendane papa umwami Nebukadinezari Daniel amaze ni igice kirekire yamubwiye inzozi ndende cyane amaze kumusobanurira umva utizera uburyo yavuze uburyo Daniel yasohoye imana muri we akayishiza mu mwami hanyuma amagambo umwami yavuze twagiye nuko umwami Nebukadinezari yego aherako yikubita hasi yubamye aramya Daniel yabanje kuramya uw'Imana yanyushemo ategeka ko bamutambira ibitambo bakamwosereza imibavu nuko umwami abwira Daniel ati ni ukuri imana yanyu niyo mana nyamana haleluya imana umva utizera n'abatangiye kuyivuga niyo mana nyamana aho ni umwami w'abami kandi nihishura ibihishwe kuko ishoboye kuguhishurira ibyo byahishwe amen uraharangije papa nuko umwami aherako akuza Daniel kugiye waruvuyeho kare aho turacyari ko twumva utizera uburyo yakiriye imana uburyo yaramije imana uburyo yashimye imana utizera wabaga mu bigirwamana amaboko ye yari abapfumu yari abakonikoni yari abacunyi yari abantu bari aho basenga ibigirwamana ariko ibintu birahindutse vuga ngo birahindutse kabisa komeza papa nuko umwami aherako
akuza Daniyeli yego amugororera ingororano nyinshi zikomeye amugororera ingororano nyinshi cyane amuha gutwara igihugu cyose cy'i Babuloni yego no kuba umutware mukuru w'abanyabwenge bose b'i Babuloni yego maze Daniyeli asabira Saduraka na Meshaki na Abedenego ubutware bw'igihugu cy'i Babuloni abasabira akazi umwami arabubaha ariko Daniyeli waguma ibwami amen haleluya yiba Imana dushaka dukeneye amavuta akonvenka iyo tubwiye abantu ngo Imana duhaye vizi Imana duhaye akazi nibyo ariko ayo mavuta ndahagije kubibwira Patrick kabibwira Gapapa kabibwira Mbona kabibwira Bishop Urtebuka kabibwira bene data kabivuga muri Foursquare kabivuga muri YouTube bari abagisenga ibiti n'ibyatsi tibaza bumva icyo tuvuze ariko Imana igaragara mu buryo bubiri ubwa mbere ni ubw'ibiryo bwo bw'ibitangaza gusobanura inzozi no guterwa mu muriro nka ba Saduraka na Meshaki na Abedenego ntibashe n'ibitangaza nka cyagihe Pawulo yagiye mu nyanja izo kiramurya imaze kumurya baravuga ngo arapfa ariko babona adapfuye birangira bavuze ngo ni Imana ni ukuvuga ngo hari uburyo Imana yinjira mu muntu akayisohora mu buryo bw'ibitangaza abantu bose bagatega amaboko akavuga ngo iyi niyo Mana nibwo bwa mbere Imana igaragaramo uburyo bwa kabiri bwa rusange bukeneye umuntu wese wizera ni imbuto nziza Yesu yaravuze ngo abaje muzabagira gute muzabamenyera ku mbuto zabo iyo uri mupole iyo ugira urukundo iyo wizera uri umunyarukundo iyo wizera uri umunyabuntu iyo wizera ugakunda abantu ukabagaragariza imirimo myiza Bibiliya iravuga ngo nibabona imirimo yanyu myiza bahere ko bahimbaze data wo mu ijuru hari igihe imirimo yacu itagaragaza Imana ariko iyo tuyigaragarije mu bisirimba tukayigaragariza mu kuvuga ngo Imana yaremye ijuru n'isi nibyo ariko ntibihagije hari imirimo myiza iha abantu iyo mbuto bayirya ukaba uyiteye mu mitima yabo imbuto y'urukundo imbuto yo kwihangana za mbuto nziza zose z'umwuka iyo ziri muri twe Imana igaragarira muri twe mu buryo bw'imbuto no mu buryo bw'ibitangaza nka biriya bya Daniyeli hanyuma abantu bose Imana ikeneye ko bashima Imana ikeneye ko bayiramya Imana ikeneye ko bahera ku gafi bahera ku isambaza wowe gusa Yesu ngo afata ifarayishima bahera ku kantu gato mu gihe cyose uvuze Imana abantu bakayumva mugafatikanya gushima Imana bene data Imana iyo uri kumwe n'abantu kubana kwawe nabo n'abantu wowe wizera nabo batizera hari ubwo wari watera iyo mbuto cyangwa hari ikimenyetso n'igitanga Imana yagukoreyemo abantu barizera Imana ndikeneye ngo tuyishime twenyine Imana ndikeneye no mukunga wacu twenyine Imana ikeneye ngo isi iyimenye iyishime Yesu ashimwe cyane kugira ngo nimara kwishima Bibiliya iravuga ngo ubutumwa nibuhetura ku isi yose ngo zahe agakiza ka Yesu azahera kwaza Imana idufashe kwishima si ukwishima gusa tubibwirana ahubwo hari uburyo bwo kwera imbuto hari uburyo bw'ibitangaza nk'uko kwa Daniyeli Imana igasohoka mu muntu ikinjira mu wundi nawe akayishima kuko icyo ni cyo Imana dushaka muri Kristo Yesu reka nakire Bishop Rutebuka adusengere imbaraga zo gutuma dushima Imana n'abatizera bakayitubonamo bakayishima karibu sana Hallelujah.
watubereye isabato nziza mana mwiza ibihe n'ibihe umunota umwe imbere yawe ntitwawugereranya n'imyaka myinshi watubereye isabato nziza mana uri mwiza ibihe n'ibihe watubereye isabato nziza mana uri mwiza watubereye isabato nziza mana uri mwiza ibihe n'ibihe mana uri mwiza ibihe n'ibihe mana uri mwiza ibihe
haleluya